asifiwe. Turirimba indimwe dusoze cyangwa zibiri. Nimbona ngeze mu ijuru ntabwo bakiriyo zarambura amaboko mvuge ishimwa mukiza. Yesu yaratsinze kandi akamubwira ijambo rikomeye cyane. Hano tutuye si iwacu, iwacu ni mu ijuru, niyo dutegereje umukiza ko azava. Uzi ko abantu twatuye kandi turi abashitsi n'abimukira. Uzi ko ejo ari wowe cyangwa jewe
ufite ubwoba se ufite ubwoba atukuze muzehe yageze igihe ciwe Imana iravuga ati sasa iminsi naguteganyirije ku isi irarangiye ngwino nta mwana mwarabibonye warabibwiye umwana ufite nk'imyaka nka 10 n'ingahe azagenda bakivuka genda abasaza akagenda abasore akagenda katwe nuko ni ku isi imeze tuzaba turi mu kindi kiriyo c'abandi ariko tuba dutaje ngwino twongera dusimbuke kandi duhimbaze Imana tuvuge ngo Fara bitamatsiko n'ubwiza Ico gitondo kizaba gihebuje kizabamo igitaramo kizataramanywa n'abera bose kizaba kiyobowe n'uwera indirimbo zizaririmbwa muri ico gitondo iya Mose niyo mwana w'intama indirimbo zizaririmbwa muri ico gitondo iya Mose niyo mwana w'intama hari igitondo ico gitondo kizaba gihebuje kizabamo igitaramo kizatarama kizaba kiyobowe n'uwera indirimbo zizaririmbwa muri ico gitondo iya Mose niyo mwana w'intama indirimbo zizaririmbwa muri ico gitondo iya Mose niyo mwana w'intama hari igitondo c'umugabo ico gitondo kizaba gihebuje kizabamo igitaramo kizaba kiyobowe n'uwera indirimbo iya Mose niyo mwana w'intama tuzaririmba Urakoze cyane Imana iravuga